iryo habara ryawe ntacyo rizakumarira. Bibe mu gihe cy'ubu, bibe mu gihe kizaza, ni ukuri ntacyo rizakumarira. Nta nubwo rigukunda, rigukunze muri iki gihe, ariko igihe kizaza nutihana, nutabireka, rizakwereka icyo wari ukwiriye kuba cyo. Imana yaguhuje n'umunyamugisha, uramwanga, usigaye umuca inyuma ukigira mu ihabara, ryaragutwaye, ariko Imana irihangana. Mbega wowe, kuki wabaye umwana mubi? Kuki Imana yaguhuje nawe wamubereye umwana mubi? Niki wamuburanye? Niki yakwimye agifite? Iryo habara rikwirukansa, niki rikumariye? Niki rigufasha? Ariko ugukunda n'umwe, n'uwo Imana yaguhuje nawe. Ukuririra iyo wahuye n'ibibazo, n'uwo nguwo Imana yemeye ko muhuza mukabana, si iryo habara. Turi mu buzima burangira, iki gihe ni icyawe, ariko igihe kizaza si icyawe. Ita kuri iki gihe Imana yaguhaye. Nupfa, iryo habara ryawe nta nicyo bizaba biribwiye, ariko uwo nguwo Imana yaguhuje nawe niwe uzakuririra, niwe uzataka, niwe uzumva icyo wari uvuze kuri we. Nubwo wamwimye umwanya, ariko we, Mana we, nuko ntawe upfa ngo agaruke. Urebe ukuntu iryo habara ryawe rizaba ryibereye kuri WATSAPU, ntacyo bizaba biribwiye, ariko uwo nguwo Imana yaguhuje nawe wakwereka uko azaba ameze. Ni agahinda, ni amarira uzaba umusigiye. Niki iryo habara rizagufasha? Uzambabarire icyo kibazo ukibaze iryo habara. Ese ubundi riri kugufasha iki? Ese Imana nibabaza ibyo mwakoraga wowe n'iryo habara ryawe? Navuze ko turi mu gihe kirangira. Imana yo muzayisubiza gute? Murabikora bikemera, mukajya muri ayo mafuti yanyu bikemera, ariko se mujya mwita ku iherezo ryanyu? Wowe n'iryo habara ryawe amaherezo azaba yahe? Nibyo uwo Imana yabahuje nawe umwima umwanya, ugaha umwanya ihabara ryawe. Mbese wamufashe ni ntacyo bivuze, Mana we. Ariko Imana yabahuje ifite gahunda nziza, none iryo habara ryawe ryaragutwaye wese, nawe ubwawe wariyibagiwe. Sinje kugutera ubwoba, ariko reka nkubaza akabazo kamwe. Nk'ubwo ngubwo ko ntawe uzi iherezo rye upfiriye kuri iryo habara, byagenda gute? Nshatse kukumvisha ngo niki iryo habara rigufasha. Ese wowe urifasha iki? Ese mwungurana iki? Kandi iryo habara Imana ntirizi. Imana izi uwo nguwo yabahuje. Imana ntirizi. Unyumve neza. Ni habara nyine, ni indaya, ariko biteye ubwoba kubona ujya kwiyambura ubusa imbere y'umuntu nk'uwo nguwo. N'icyo aguha, n'icyo akumarira, n'iki wabuze kuri uwo muntu Imana yaguhuje nawe. Erega
uduke baradusangira n'ibyinshi bakabisangira, ibibazo barabisangira n'ibisubizo bakabisangira. Ngaha ho nibereye. Ariko iryo habara ryawe itonde nshuti. Garuka, 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 garuka. Ngize nti garuka. Byumve uhinduke. Nakubwiye ngo uzakuririra n'umwe, ugukunda n'umwe, ugushakira ibyiza n'umwe, n'uwo nguwo Imana yabahuje nawe. Garuka, garuka. Nta soni biteye gusezerera iryo habara ukaribwira ati no, namenye ukuri, narindi mu binyoma, narindi mu buzima bupfuye. Uri mu buzima bupfuye, nta buzima ufite. Nagize nti ita ku maherezo yawe. Nyuma yo gupfa hari ubuzima. Niba utajya unabitekerezaho, akangaka kaba akanya ko kubitekerezaho. Imana irakuzi, ibyo mbamo irakuzi. Garuka. Byumve uhinduke.